nasuye paruwasi ya Remera, nasuye paruwasi ya Rukurazo, nasuye paruwasi ya Bibare, kandi nari mvuye no mu bihugu byo hanze aho bita Mozambique, mu mujyi wa Maputo, njya no muri Afurika y'Epfo, sura umujyi bita Durban, sura naho bita Cape Town, niho ku mupaka wa Afurika mbese urebye ntigarukira. Abera rero barabatahije. Mbere yaho nari mvuye mu Buhinde, aho bita Tamirado, naho bita Salemu, naho bita Kwembatura. Abera barabatahije mu izina rya Yesu. Mani bamugisha. Ngiye mu zindi zo hirya yaho ngaho ngo nukugeza hano bwa mbere byaba umwanya w'intashyo gusa. Buri za Israel zazamo na Palestina ni Bethlehem hose zazamo. Ariko umwanya wacu tuzipwire mu ijambo gusa ngo abera barabatahije. Muzakire mu izina rya Yesu. Iri jambo riri hano ry'intego y'igiterane tugiye kuriganiraho. Ntabwo niriwe mbaza ngo se mwararyize, niba mwaranaryize n'akazi kanyu. Ngo nanjye mfite umwami Yesu yampaye kubivuga. Imigani 17 umurongo wa 17 niyo ntego y'iki giterane. Mu gitabo cy'imigani ya Salomo ibice 17 umurongo wa 17, uwo murongo uravuga ngo inshuti zikundana ibihe byose kandi umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba. Amen. Haleluya. Amen. Mu mahame yo kwigisha, mu mahame yo kwigisha baravuga ngo niba ukurikiye umwigisha jya umukurikira umureba. None bakavuga ngo umwigisha cyo kora n'abadahari wicare wiyigisha, iyo bita etude. Buriya rero ntabwo ari byiza gusoma umwigisha arimo kuvuga, ahubwo ushiduka wacitswe na byose. Ibyo usoma ntubyumve, n'ibyo umwigisha avuga ukabura bingahe n'iki n'ingatimene. Ariko ni mu nkurikira tukarebana, ariko bitari uguhangana, turamererwa neza. Hari umugore utabyumvise kubona bivuga n'ubu ntacyo arumva rwose. Dore uriya wunamutse mbega ni we nabwiraga mama, tunamuka mama undebe mbega. Iyi migani mureba aha yande Salomo. Iyi migani ni 1028 yose igize igitabo, kandi iyi migani irarutaho gatoya abagore Salomo yatunze kuko bari 1001. Uyu mugabo Salomo wayiciye. Amen. Amen. Muranyumva? Muranyumva cyane. Uyu mugabo waciye imigani indaye Stella ngumuki inda ya Salomo irakurikira umusambanano wavutse arapfa kandi yishwe n'Imana. Donc mukuru wa Salomo utara avuzwe mu izina hanga yaravutse Imana iramwica, kuko Dawidi yari yasambagije muka Uriya. Icyo ngicyo nticyaba icyo gusa, acyongeraho kwicisha umugabo we Uriya. Imana imubwira ko rero nubwo imubabariye ariko umwana uzavuka atazabura gupfa. Uwo rero yarapfuye asubiza yindi nda kuko umugore yaramaze kugera mu rugo niyo yavutsemo Salomo. Salomo uyu nguyu kandi uw'abahanga abasobanuzi babiri bita ngo n'imbuto z'imbabazi, kuko uyu nguyu ava mu mbabazi Imana yasezeranije Dawidi amaze kugambirira kubakira Imana urusengero. Sifa kamu. Usumwe Dawidi umunsi umwe Dawidi yicaye iwe mu rugo. Birimbwira ko nta mushyitsi yari yagize, yari wenyine mu rugo iwe, yicaye iwe mu ntebe. Utwicara abami, arireba intebe yicayemo, arireba imyambaro yambaye, arireba inzu abamo,
arireba esikariye zizamuka ziza ku ntebe ye, arareba purakari, areba akabati, arareba plafo, ngo aravuga ngo ari kuwiteka mana. Kiswije deloketaye dinde ndinde nene Yesayi wi Betlehemu ubu ndinde. Hallelujah. Nimushaka gukunda Imana mujye muyikunda mutateranya abandi. Ubwawe wigirira itera niyo. Hallelujah. Otakisa tatayire bensas. Ubishatse wenyine peke yako. Wenyine wagira iterana. Nasomye mu rwandiko rwa Petero sanga haranditse ngo nuko iyo nzu iteranijwe neza. Yego iyo mumaze gufata mu ibuye ryose rivuye hari ngo iyo nzu ibihinduka inzu yo guteraniramo n'Imana mu mwuka. Nuko Imana ihora iterana. Kandi hari iteranira muri iki. Amen. Imana yo nirindira dimanche. Muri iki ihora itera. Muri wowe harimo chapelle. Tutwita umudugudu. Ayiwe mana borutera. Brava sita. Esame utatu. Esame kangahe? Itatu. Ijuru niyo yanjye. Isikaba irenge ryanjye. Muzanyubakira nzuki. Kandi ahantu haza bari hanuki. Kwibyo byose ninjye wabiremye. Ariko dore umuntu nitaho. Numukene ufite umutima umenetse. Paulo byakano gatatu. Imibiri yanyu muyirinde ntimuyifatanye n'abamaraya. Ngo kuko imibiri yanyu ari insengero z'Imana zo kubabwamo n'Imana mu mwuka. Amen. Dawidi yicaye we nuko kose. Nta mushyitsi, nta kora aririmbye, nta groupe, nta pfundo nta mwigisha. Umva reka mbabwire nta muhanzi. Singoma. Icyanyu byango murashitura ngo mushiture ngo nkorera mu muntu ngo mungi. Dawidi nta muntu umukoze. Yari yicaye we mu. Nuko Imana afashwe. Hallelujah. Dawidi amaze kureba ibyo byose we. Yego ari yibuka ngo aravuga atari komana ko abantu dushishwa nabi. Icyo kinyarwanda ntakiraho mutatsinda mama ubutansira kiraho ko abantu dushishwa nabi gushishwa ko abantu mushishwa nabi ko abantu dushishwa kuko Rwanda ruhangara nkwiriye kwicara mu nzu nk'iyi ku ntebe nk'iyi ya plafond nk'iyi negrantaye tente nk'iyi kabati nka kariya kinyama cy'igitanda ryamaho. Imana yanjye igitaha mu mwenda ako kayi kamukozeho. Imana yanjye igitaha mu mwenda mu ihema mu mwenda bashingira urubambo bakazinga ng'ikimamariza ikwiriye kuba igitaha muri shitingi ngewe ntahama. Mana babarira ubuswa, babarira iminsi yatambutse, ngiye kukwereka ko ndi umuhungu uzirikana mwene zirikana. Aje nkwerekerera ngiye kukubakira iki inzu. Yego amen. Nayishyira muri Yerusalemu hagati niturutse hasi mu butaka nikorere finisage nitake gitegure
nyomeke nyihunde uyirebe ujye undebe unezerwe ndakuzi no mu ijuru ntakwiye bari kuziyaranje gaswe murebye abana bari gukora ku modoka akazi kureba hano nta muntu wakabukira biriya ni ibitwo iyanjye bayanditseho mva mu rusengero njya guca mu irangi Vigo ubure kabine yanjye bwite bayanditseho mpava njya gucira he Look! Bibiliya tuvuga ngo Dawidi akimara kuvuga iryo jambo gusa iryo ryonyine gusa kandi urumva biracyari umushinga kubera ntimugire ngo Imana ntabwo tuvuga ko Imana inyurwa manuma yewe abana kunyurwa manuma murabizi se ni ukwishima vuba mama kandi nta kirakorwa Imana gusa ikibona umushinga yewe wenga iva hasi nayo yafashwe hasi ntabwo mvuga gufashwa bya ede bya kusaidiana ndavuga blessing guhabwa umutsiko kunezerwa ayo ngo interinezerewe winezerwe rero birahagurutse biraje Ibi Natani we Natani wino ngo tumesha wino usurura umwana byamucanze wino usurura umwana Dawidi byamucangiwe mu rugo kukunyibuka byamucanze sha bakababwira itegekima nta niteraniro ryabaye atari no hafi ku cyumweru ukicara wowe wenyine ntukiri karita ntujye mu gisoro ka utindi nturangazwe na biye ahubwo data shime ukibuka Uwiteka ukibuka Imana hano muri Zaburi za Dawidi haranditse ngo ujye wibuka imirimo itangaje Uwiteka ukoreye ngo niwumva hari ibyo wibagiwe ubaze so nubaza so ugasanga ntabyuka byose nawe wabaze nyoko ngo nibamara kubyibukiranya ngo bose bakabikubwira uzasanga warare mu buryo butangaje ngo pisare ntakoye Imana yarakoze ibyo wibutse mu bwawe ukagira ibyo utamenye bazaso iso abaze mama wari nyoko burane nyoko yabaze nyirakuru ari we nyoko none ibyo ukabirunda ngo bakabikubwira uzahita uvuga Imana burya suru uwo data mana data burya urubango wose niko Mana burya uruwo ni wowe nyinisha ryo ni wowe nyina bakusete ndega matwe ari macuranga ni wowe nyinanyo ni wowe nyinisha ni wowe ndangarana ni wowe mana ni wowe jambo ryangu ngo Uwiteka garatani ngo genda umubwire ngo Dawidi my son Dawidi mwana wanjye umpoze ku mutima sha kandi ukozeho ku manywa rwose rangisha ba mwana rangisha sha niko Dawidi rampoze sha uni ngewe kuva naho ndi Imana sinigeze mba mu nzu kandi cyambujije kuba mu nzu mva Imana yacu nabujijwe nuko ubwoko bwanjye bwari bukigenda bucumbika nabwo bwari bukirara nzira nsanga sinaba mu nzu rero ifashe ku butaka cyo gihe nsanga biransaba kurya ndarana nabo aho bara
aho baraye harara. None Dawidi sha ibintu bitekirute kwiri kuko ubwoko bwa nyirabwo bwamaze kubona igihugu marakibahaye ubwo batakirara nzira ntangarwe n'ukuntu ubonye ko nange nabona aha Dawidi sha Dawidi ubacamanza bakubanjije cuna bangahe abatatu gunda bakopeje bangahe abami bakubanjije woninde ni Sawuli mu bayobozi bose bakubanjije nta numwe wigeze ntekereza aho atasha niyo mpamvu ngoze kubihaha rero nta wundi nigeze ngira untekereza ki Dawidi kuba ari we wenyine untekereje aka kantu vraiment malgré intege ncyugira ibintu by'ibikafu umva nkubwira Dawidi ijambo rya mbere nkwemereye imbabazi zizakomaho iteka zitazakomorokaho zitazakuvaho zizaguhoraho zikomeho ntabwo nzakugirira nk'izavuye kuri Salomo nagukuye imbere babe Sawuli amen jambo rya kabiri ubwami buzaguma iwawe mu nzu uzaburekura umwana he umwuzukuru aho umwuzukuruza uriya ntazaho ubuvivi umva bizaherekana bigarukire kuri Mesiya byose biri hehe mu wawe. Haleluya. Jambo rya gatatu rero Dawidi ibintu nyemereye ntabwo ari ukibikoze bizakuba n'umwana wawe uzabyara uwo mwana ngiye kuvuga amagambo ane nimuyumve angahera mama angahe irya mbere nambera umwana nzamubera se irya kabiri nacumura dore ko nta muntu acumura nzajya muhanisha ibihano bya kibyeyi n'inkoni z'abantu nzahora muhanisha inkoni nacumura dore ko abantu bacumura nzajya muhanisha ibihano bya kibyeyi n'udukoni tw'abantu wabisubiramo nzahora muhanisha inkoni za kibyeyi ntabwo nzahora nzabikora uko cumuye irya gatatu mu ryumba rya gatatu nakarya gasayisha karengera nzamwambura ubwami nakarya karengera nzamwambura ubwami ntabwo rwo muhumwiga ntabwo bisaba nk'umwigisha birumvikana irya kane ryo ryanyuma rero irya nyuma ariko ngiriye wowe Dawidi kuko twabanye neza sinzabumwambura mu maboko nzareka nzabwambura umwana we cyangwa umwuzukuru amagambo angahe usemaye murayumvise rimwe aho ngaho mu ipfumbi abatasana irya mbere inka niho se nahereye nambera umwana nzamubera se ntayiye hanyuma nacumura nzajya mwanisha udukoni kibyeyi ahantu tw'abantu mbese sinzamubabaza ariko nakabya nzamwambura ubwami ariko ngiriwe muzehe Dawidi kuko twabanye inzakamere nzareka kumwambura zabwambura umwana cyangwa umwuzukuru ngo murabifuse amagambo ayo ngayo irimo irayavuga murabyumva neza irayavuga ku mwana na nyina uzamubyara ntaragera muri urwo rugo ntaranarambagizwa umva aya magambo uko arane Imana irayavuga ku muntu uzabaho ariko na se narakundana na nyina no kumenya ntabwo nashima Imana ko yari inzi kera Haleluya! Imana ituzi kera
mahata atarakundana na Kankindi data wa twese Imana ishimwe kandi yari izi ko agizaho ubucura bwawe Imana ishimwe umuntu wa 13 kandi yari izi agizaho amagara gambe iri muri cyenda naramurwa rwinshi ngo nandagara ntango utene nagakora munini ziri ndende cyangwa zire kuye utindi yose ashimwe da hallelujah hakurya haleluya Imana tuzi cyane mukababwira n'ibintu bikwirataho biri gusokuza byose biri gutesha umutwe bibwire ko umugambi w'Imana kuri wowe uruta wowe uraruta amahembe iryirindwi umugambi wawe uraruta nyabingi nk'iryine umugambi w'Imana kuri wowe uraruta uburozi n'ijana ibikeri bivanze n'imbwego byose ibintu byose bibaho bibi byose bibaho umugambi w'Imana kuri wowe uraruta igihe cyarageze Salomo agira ate aravuka Salomo arakura amaze gukura haleluya amaze gukura ni mungerera aho hantu vuga amaze gukura ise aramwicaza aramubwira ngo Salomo mwana wanjye gihe kimwe nari nicaye mu rugo iwanjye Imana irangenderera tuvugana ibintu ibi n'ibi ibimpereyeho birangiye numva imbwiye ibiguherereyeho none mwana we shaho wewe ntundatire ubwanwa bw'uruziga we na 040 byo munjisha menya Imana yaso dore hari nyinshi sha hepfo y'iwanyu n'inyuma hariyo nyinshi ariko menya menya Imana ishimwe Imana ya da ikigoma ziriyo tansinda rwango ntongwe mu migina y'imvuzo hose zirahari ariko menya yasohoka yakuvuze butarabaho menya iyo sha haleluya umenye ko ari wowe Imana yashimye ko uzubakira Imana niko yambwiye shira ibinya rero bivana no mbugo shira ubunebwe sha ushyira mu bikorwa ibyo navuganye n'Imana amaboko mu mufuka witeka agushyigikire amina muri iyi minsi ngihumeka nkiro gisinagira zagukoreshereza igiterane kimwe cya fundraising tugushakira akantu k'intwererano gakeya kiyongera ku byo nateganyije naho ubundi nzi yo isoso icyo giterane rero kiri mu ngoma za 29 nimwe kibyagiye igiterane ingoma za mbere 29 umurongo wa mbere fata biriyo wumve ndakuzwa bamutereye shaka gusema ijambo ry'Imana bashya uyu rero nigisha rinde gumbu ingoma za 29 ingoma za mbere ndabo cyambere cyo kungoma yego hafa mwana urcha dusome mu izina rya Yesu Bibiri iravuga ngo amaturo y'aba murongo wa mbere umwami Dawidi abwira iteraniro ryose ati umuhungu wanjye Salomo uw'Imana itoranije wenyine haleluya uw'Imana itoranije wenyine aracyari umwana ntarakomeza intege kandi umurimo urakomeye kuko iyo nzu y'inyumba itazaba iy'aba ahubwo izaba iy'Uwiteka Imana jewe niteguye
jewe niteguye inzu y'Imana uko nshoboye kose. Nshaka izahabu n'ibintu by'izahabu, n'ifeza n'ibintu by'ifeza, n'imiringa n'ibintu by'imiringa, n'ibyuma n'ibintu by'ibyuma, n'ibiti n'ibintu by'ibiti, n'amabuye n'ibintu by'amabuye byitwa shohamu, n'ayandi mabuye yo guhunda, n'amabuye arabagirana, n'ay'amabara menshi, n'ay'igiciro cyinshi, n'amoko yose, n'amabuye yitwa marimari atagira akagera. Gatatu. Kandi rero kubw'urukundo nkunda inzu y'Imana yanjye, kuko mfite ubutunzi bwanjye bwite bw'izahabu n'ifeza, mbuhaye inzu y'Imana yanjye busajya ku byo natunganirije inzu yera byose. Kandi 5, izahabu n'ibintu by'ifeza n'ibintu by'izahabu n'ibintu by'uburyo bwose bikorwa n'abanyamyuga b'abahanga. Nuko rero uyu munsi ninde wemeye kwitanga kuwiteka? Iki nicyo giterane cya mbere, la première croissance. Ninde wemera? Parmi muri mwe ninde wemeye kwitanga kuwiteka? Igiterane cya mbere Dawidi yakoresheje agiteranya Salomo yicayeho. Ntaho wicayeho. Abetsero. Burya Imana yamaze kwanga ko ari yubaka. Njyewe sinacika intege. Gumyambika izahabu n'ibintu. Mabuye n'ibijyanye n'iki? Ibiti n'ibijyanye n'iki? Mbika. None Salomo, nari mfite na ka konte kanjye k'amasazi. Ako mwita kizabukuru. Nakundaga tanzi. Nikajya kubyo natunganyije izina byose kazokiza Imana. Yana bari muri hamwe se ninde wumva yakwitaga kuwiteka uyu munsi? Hepfo haranditse ngo batanga ibintu byitwa ibimasa. Bahere ku bimasa. Bamara kwati kufiza. Bajya ku masekunde za kuza rugiye. Bajya ku masake no kukaza. Bajya ku magini mishwe. Kabutizi n'ibintu. Batanga. Amen. Inzu y'Imana igira iteye yuzuye kwihuta. Gite cya karindwi cy'abami wa mbere kiravuga ngo Salomo amaze gukora ku inzu y'Imana igeze abashimishije ngo atangira kwiyubakira nawe iye. Ramukiceze kumwe yubakiye ahantu imasada nagiyeyo. Imasada ayifasi kayosozi kikoreye ishyamba urakabona. Masada imeze nka kuredo. Masada imeze kuri yaragiye maze abutika hejuru ariko ayi rugo rurimo sauna rurimo byose utuka ku irembo kare Yerusalemu wajya mu gikaro kareba igiriboa agaruka kareba ku musozi wa Muza Efraimu hantu hose ubuhareba nyine. Dore uyu nguyu amotemba ashaka kujya ngaho ababwira Salomo. Amina. Gice cya 8 teka batwumve. Gice cya 8 asenga isengesho yo gutumira Imana bizaze iyikingure ku mugaragaro. Nashaka kubwira ijambo yabwiye Imana ryanyishe yandaga burundu. Yabwiye Imana ngo Uwiteka Mana ngo ndabizi ko ijuru risumba yandi utari kwirwa. Yuryicayemo urahuzura n'ibikwisi byawe rwose kahabudika kahatendeza n'ibintu by'ibikwisi n'ibirengera rero n'ibikabije n'ahangaha ngo munsi y'ibirenge bya byose niho kontina zose imigabane yose y'isi n'imijyi ngo ariko nubwo uri bunini gutyo ubwo bunini ntubunkangisha ndagushaka mu nzu nkuzuje Yerusalemu ni gatoya ari gukabemo marishe